nimureke kwizera abantu nimureke kwishingikiriza ku bantu ni wa mbere kandi koko niko bavuga aravuga ngo nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka wo mu mazuru mbese mu bacahiye akora umuhanga bose arabura ibi ayo karindwi no kuri karindwi amafaranga zose gamwaza ngo zose no kumanga zose ntari muri dushaka dusoze ikiganiro soza nasinzega muri abafite bavandimwe mumeze mute abakunze bandagano TV show muratubona rero nk'isanzwe twumwe twagarutse amazina nk'isanzwe bamaze kutumenya njye n'ubutoto Esperance nanjye ni kuri Alice Nyambo Juri murakoze cyane kwibwirana kubwira abakunzi banyu ngo rero turashimira abantu bakomeze kudukorera subscribe share comment abantu babikoze turabashimiye cyane kabisa ngo rero uyu munsi twagarutse ntidutinda iminota mikeya uyu munsi rero twaje tugiye kuvuga hejuru ya tugiye kureba abana bacu nimba bazi Bibiliya uyu munsi kirabota izi umunsi w'isoko uyu munsi kirabota pe abantu mu mazimya ngaya muri mu nsengero so twavukiye no twakuriye ndaje rero kugaragara mugiye kugaragara kabisa kandi umuntu azajya avuga igipande ariko ntabwo twize theology mutwaye yego pe theology nubwo nawe turakubaza tutubonera gatwaye turakubaza ngiye kubaza aba bacu ibibazo bitanu nzajya genda mbaza buri muntu ibipande bitanu nabwo ntabwo ari ibibazo ni ibipande bitanu uzajya uvuga igipande kimwe uvuge nuko havuga kandi ndabireba muno muri Bibiliya nawe wa bitanu byose bitanu zo kwaguze byinshi hanyuma hano dufite zawadi mfite zawadi kabisa ndi bubahe umuntu uzaza umenya ibyo bipande umuntu ubimenye aragiye imineke atware n'aya mafaranga nta mafaranga murabona n'amacunga byose umuntu umwe ubimenye n'amagi y'imineke yimara n'amacunga yose byose haba ari igihano uraduhanye murabona ko imineke ari myinshi umuntu umenya ibipande buri muntu nanjye ga ndimo umenya bitanu akamenya nuko havuga murabona mwese ugeze mu hati we umunsi ntakugira umenya bitatu uzi ko ari bitanu umenya ngaho gafata n'izawadi murabona abakunzi bandagano TV utsinda amafaranga ayakana iki kibabi izane handa n'izane dore nije waga boss aki uko gufata amafaranga akore ko anshikuza nije boss dore ngiye gutangira kuri jori urabona amafaranga y'imineke ngiye guhera kuri jori hanyuma numenya urambwira ibipande bitanu ze muri Bibiliya nuko havuga bitanu byose ariko ndababarira umuntu ko bitanu ni bitanu numenya bitatu ndaguha umuneke umwe ayi baba oya nawe wadusondetse amafaranga nayo ntabaha ariko numenya bitatu ndaguheza umuneke ariko numenya byose ko ari bitanu uratwara amafaranga utwara n'imineke uratwara zino zawadi zose nubimenye acha nijitahidi bwana amafaranga basi imineke jewe igame yanyiransinze taratangira ngo kwa kundi bakaza bagira urabona nko kwa kundi iwacu bakaza baje guprogram gutangaza ese no kugira gute no guprogram ko no gutangaza nyine kumatanga ese ni kutangaza hari kudutwabiza iyo hagore mu gifaransa vuga mu kinyamurenge mu kinyamurenge ayi baba ngo kutangaza none oya hari ukuntu bagaza amatangazo oya ntako kumutangaza gute kandi twagiye ku musitari oyaye ikindi gutangaza ni kongora muri twagiye gutangaza kugira nyine bakazaje kutubwira amanota noneho ukama tuzi ko twagaje ku musitari ukamubwira tagatuje ku musitari barangiza ukama wikaza tuvuge ko umuntu yo yabaga yatsinzwe cyangwa yabaga yatsinzwe babashiza kuri line akama yikaza ngo arasinda kandi kera byarangiye ko batica none natwe uko ndacikashije iyo ko ndareba hari kuri kiriya kibabi mu ijisho ryatakaye nka wa mwana batumye amanota yagiye kuzana amanota baramaze se amanota wazanye ari ngo nasanze bayamaze none natwe kundi dusanga
ubwo rero kera byashize ntangire none se arabivuga ku mufurizo cyangwa ni ukuvuga azajya avuga hanyuma uzaza uvuga urebe hano ndebe mpano nimba ari byo mvuge igipande ni Vincent Misura nuko havuga waduhanye bavuze base tukavuga igipande gusa tukareka ko havuga ibintu ko bitoroshe ese nibyo nari nafashe kera ko kandi ninde hano ndakopera kurangiye nibyo nari nzi nanjye nibyo nari nzi ko byagiye ugera hino kuri aga mikoro turebemo rero yasinze ayo nonse ko ndafunga amaso ukuye biriya ngiye gutyo nubonaho sinonabona nifite twandiko dutoya kandi kumenye ko warebaga igipande kimwe ariko niho utakuzaga abandi mu ishuri ukaba uzi guhisha narabakuzaga cyane narabakuzaga pe uravugisha ukuri aya biragaragara ko muhisha yewe hari abantu bari bazi gukopeza wazaga bambaye umwana ifashe banyiteze na runaka ariko ndabona bari bazi gukopera mu buryo umwereka igipapuro gutya akamasoma yandi yiyandikira wenyine rero uwo nguwo aba yibagiwe iyo umweretse igipapuro azahama yibuka abona inyuguti imwe akama yibuka ibyo yari yibagiwe ariko akaba uwundi paka mwegereza igipapuro gutya cyangwa umuhezi wawe ibintu utazi ariko bwa mbere ubundi tuzi unabibona niba babandi baba bagakupura amazina y'abantu wagira ngo urandika ijyawe wagira ngo urandika ijyawe wanamenya ko hari izina ry'umuntu yanditse bamweze ngo akopera akamahera ajya handitse izina ubundi bazava ngo hakopera abahanga iyo uri umuhanga tukopera n'abandi urabona babandi babaswa bakazabaheza ukamuheza urupapuro rwa ruriho ibisubizo akamahera hejuru hajya handitse izina byose akabyandika kujya wanditse abandi iyo umuhanga wo gukopera aza rero gusajya kuri raporo agakubita ijisho gutya gusa akaba arabimenye hari umwe twagaza dukunda kwicarana mu ishuri ntumwibuka ati twamuvugaho umukobwa yagaza areba gutya ari umuhanga kandi narakweme genda yagaza sana urana ko twaga tugira bufu mu akagiramo yaraza yaraba akamasubizamo kera kabaranditse ukuntu yakoperaga yarazanaga akaguma arebe ngo yagakuramo agasoma gutya agatamenya byose hari ukuntu iyo yandikaga nk'akabufu iwe yarebaga akamakopera nk'amajibo atatu kera kabara ariko yari umuhanga ariko nanjye namumenya ari umuhanga cyane ari umuhanga pe reka rero mutanyibagize ibipande byanjye mwakuriye inzira turi kugira ngo wibuke niyo umuntu agiye kubwiriza abanza guca indirimbo bakarimba bagakubita ibisirimba barangiza bakakwegereza umuvuga aba yabiteguye kwicara ahangaha ngo uvuge ibipande bitandukanye ni ukugira ngo ugume wibuke none ga nawe reka tumaze tugutegure none unanigwa cyangwa mbanze uza kuheruka yacu cyanje bitaragenda reka mbanze kuri cya kintu batwigishije Sunday school ndakizera kanama ngo kireba hakiri kare yewe nuzabwira izanje ko kugenda no kuyobegwa bizanje aho ko ryumtera ndazi kandi ko nawe ribyo kugira izanje ndakwinginze zabura umurongo wa mbere aje wewe navuze ariko mana isundagira gute aho rebera imineka ati muyige n'izifaranga wigwe niki sino banzo mvuga gusa ngo zabura umurongo wa mbere nakubita cyambere mu none urahavuze nuko nanjye mpabura cyaza no gufasha ariko murasekeje ngahe ariko mwagi ngahe havuge zaburi igice aje ni igice cya mbere umurongo wa mbere hahiga umuntu kandi nakivuze hahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi turicaranye n'abakobanyi ahagararanye n'abanyabyaha gukomeza gukemura amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro tumva ko nahavuze nahasomye gusa nuko utabikurikiranya ku murongo ariko nuko havuga none se njyewe mufatiye ahangaha haravuga ngo isi pasiteri kaba muhaye mugira ngo tunasobanure twigishe haravuga ngo reba ukuntu havuga haravuga ngo hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha twicaranye n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira
kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wabimenye kabisa. icyo ni tikinga icyo cyo nicyo muri Sunday school nta nta muntu tunyandikire muri Bibiliya. abandi batije ihuzu bajya kwicara ngo twicaye ihuzu mu gitaka Wicara neza. Wicara neza tunyandiriza ihuzu. None nanje akarengera uca kunyandikira muri Bibiliya. Ikindi gipande Yobu ibice 20 sinumva mwabizanye ibice 28 umurongo 28 havuga gute ceceka havuga wenyine Naje no kurusha none ntapanze. Ngahe havuga. Ai nuko nanje ari cyo perukira wari iki uraseze ngahe havuga ntabwo murahanyibagisha ndabiyamye cyane tekereza itonde buhoro buhoro ibice 28 umurongo wa 28 haravuga ngo dore kubaho iteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka yaratsinze 2 ariko reba neza ataduheye niko avuga aravuga ngo maze iti dore kubaho iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. ico mba mu mutwe Naje ahubwo umva sinaza nanje wamvuga igipande ariko sinaza nibuka uko havuga naza nibuka isura gusa ariko sinibuka ukuntu havuga ariko noneho bitotiwe ndabizi ibipande ibyo nateguye uko nawe yari yabiteguye ibyo nkunda barabizi arabikunda ariko nanije kubanza nawe gutangasha ndagira gute noneho yameneka irancitse na za faranga. ikindi utsinze 2 Nagaragaza ujye umuneke urasinda 3 ujye umuneke umwe. ikindi badukoreye uhazaye basanga 2 muri Yesaya 22 ndaguruka mve mu kiganiro icyo ndabizi kutakizi nanjye nshobora kuba nimba ari muri Yesaya nimba ari muri Yakobo ukuntu wavuga haravuga ngo ni kuki mwizera umwana w'umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru ngo mbese mubacahiki ni Yesaya imbere Yesaya nimba ari Yakobo nyine mvuga isura turumenya aho ariho tumenya ko Yesaya banzure Yesaya 22 kabiri no kuri 22 aho turabivamo wengo Yesaya wayibonye yayibonye nicyo kintunze abo muhanga kabisa Yesaya 2 no kuri 22 nimureke niko havuga ngaho komeza nimureke kwizera abantu nimureke kwishingikiriza ku bantu ni wowe wa mbere kandi koko niko havuga aravuga ngo nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka wo mu mazuru mbese mubacahiki akora umuhanga bose aramuri ibi ayiba none se arabiri natsinda ariko naje ngerageza imungora cyane ibintu byose janiki karashaka kwabo ngo dutangwa ntamuvugira ikindi murabyashira Yohana 2 Yohana ese ni 6:16 ngo maze bwira umuntu ati nkuko data yakunda bari mu isi cyane umwana wawe bikinege kugira ngo niko wowe vuga nyine singusova uvuga nyine ireba 6:16 wa mugore naringe kwavugaga utaja ko havuga taga ko havuga oya harebe none se ko wahabonye ndabizi nagerageje urabizi ngo siko havuga yo ni 3:16 gasoro ku 16 we kurabushanya ngo 16 no ku 16 ni 3:16 ngaha se twahageze akora umuhanga ndasaba gushaka urana uko ntabibona vuba ahubwo arabizi usoma Bibiliya pe ndayisoma mwana ngaje havuga rero nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahubwo ngo horaho niko havuga yahamenye yewe hasigaye ikindi ugaze ikindi we ndungora ndagusha
icyakora araguhamata ndamuha umuneke umwe n'igice oya uramuhaye ibiri oya umwe n'igice ayo umwe n'igice umwe n'igice niba ndi bugufi hanyuma izabade yawe irahagose izi faranga izo ni nk'izanje pe aba ari izanje nduzuza zose imineke se ndayimira barayimira ndamubona kumwe n'igice si kubera ni 5 yamenye 4 yayebewe kimwe oya naco ntiyakiyobewe ntagerageze wavuze ngo naho ibuka nimba hari ikindi wasize ibuka rwose ibuka ese tangirira bavuga gute kuririmba ngaho tubaza mukomeze nijo kwezi ndaza kumena amavuta ahangaha natari kumena amavuta bavuga ibitavuga nijo kwezi kweho reba muzakozwe n'intumwa rimwe no ku 8 zakozwe n'intumwa rimwe no ku 8 vuga nyine uko havuga aravuga ngo ayiwe ndibagiwe mana yaje we ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe oya haravuga ngo izakozwe n'intumwa reba kabiri ku murongo wa mbere aravuga ngo umunsi wa Pentecoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriro watukura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha niko koko havuga hanyuma wongera ibizakozwe n'intumwa rimwe no ku 8 aravuga ngo ucakora muzahabwa imbaraga ayena nahavuze kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi ibyo ni 2 wawe tunumva wakoretse kweli ahandi ni muri Yesaya 60 ku murongo wa mbere ayiwe ngo byukura bagirana umuco wawe uraje ndavuga iki koko ko bivuze hano nakwanze ndavuga iki kweri si nyisha 3 icaka ni muri Maraki reba Maraki bahehe koko urategewe nka 20 ariko uzi impamvu nabimenye kuko niwe wazanye iyi content yari yabiteguye oya nuko ntabone biteguye nazo n'ibipanda z'ibumutwe none baba bakaba wicara gute umuntu w'umukristo njyewe nazo ndabizi naho wiki sinako nibuka ahantu wowe utakicara gutyo mwiki gihe ngomba kwicara kabitatu nukuri bicunga hanyuma Maraki reba Maraki 6 no ku 8 Maraki 6 no ku 8 havuga gute haravuga ngo yewe mwana w'umuntu nakweretse icize cyarico ico witeka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kwicisha reka tubaze tuharebe aho icicikira bivuye ibyo bibaye rero ngufashe kureba Maraki ngiye kanga 6 no ku 8 nese ko hekera hano 3 so nuze Mika kagari Maraki Mika arahanga havuze ngo musema muri yose Mika ngiyi 6 yewe mwana w'umuntu nikavuga jo yewe mwana w'umuntu nakweretse icyiza icyo witeka gushakaho ni iki sinabimenye gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicishira bugufi hasigaye kimwe Matayo 7 no kuri 7 zose ntari muri dushaka dusoze ikiganiro soza nasinzega oya nasoze uragiye imineke hano wirangiza yose nimba yicareho wigira yatsinze rwose ijoro yagaragaje n'abagombaga ndi umwerega ndetse mvuga ndamuha yatsinze 5 yagasheje 4 wewe wavuze ngo tugitanga wavuze ngo utsinda aregukana n'amafaranga yegukana na bino byose ariko bavuga ni yatsinze kuri yatsinze rero n'ujanye amafaranga ajanye n'imineke game kabirangiye game birarangiye game over
game finish kabisa yari yabiteguye none nabiteguye ndabizi nugure ndabizi n'imvana z'umuntu nabiteguye rero bakunze bose murabona ko ari mukuru wegukanye intsinzi amafaranga igihumbi y'amanyakenya ndashakanye n'imineke ngahe 7 n'icunga ariko jenda mugabe nkabona ko yarayize rero bakunze bacu murabona ko mukuru ari wegukanye intsinzi twaba dufite akagemo gatoya naringe kubabaza abantu ibintu bazi nako ibipande 5 buri muntu azi muri 2 ariko ndabona aba bacu n'abakristo kabisa hari uko nyine mwipanze ubwo rero urege kabisa ubwo rero ukuriye gukanya intsinzi nawe ubutaha wagira ngo wese teoroje ujero nawe azayegukana ubutaha hari akandi kagame nzaza arakanzi ko zakagutsinda ubwo rero bakunze bacu mukomeze mudukore subscribe mudukunde mudusharingire hari umuntu twahuye arambwira ngo zasharinga ibiganiro byacu turamushimiye cyane na comment turazibona turabashimiye cyane mukomeze mudukurikirane kandi mudukunde bye 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 ciao ciao